Nshuti muvandimwe udukurikiye muri uyu mwanya, ndagushuhuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese bibane nawe. Nejejwe no kubana nawe muri uyu mwanya mu cyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ubugorozi bwa Nehemiya burakenewe ubu. Ubugorozi bwa Nehemiya burakenewe ubu. Uri kumwe na mwene so Sinamenye Daniel, umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya Gatebe muri field y'Iburasirazuba bw'Amajyaruguru y'u Rwanda. Dusenge. Imana Data wa twese, udukunda ukiranuka uri mu bwami bwawe, izina ryawe rihimbazwe. Muri uyu mwanya ugiye kuvuga, udushoboze gutega amatwi. Iri jambo ritugirira umumaro mu izina rya Yesu. Amen. Ubugorozi bwa Nehemiya burakenewe ubu. Nehemiya igice cya mbere ku murongo wa 4. Niba harabayeho abantu bagize ishaka ry'umurimo w'Imana, Nehemiya ashobora kuboneka mu ba mbere. Uyu Nehemiya uburyo atangaje nuko yari afite umurimo mwiza ibwami Babuloni. Nehemiya ntiyanejejwe no kwibera ibwami gusa, ahubwo yumvaga muri we hari umurimo w'ingenzi akwiriye gukora. Gusana inkike za Yerusalemu no kwemeza Abayuda kwakira ubuyobozi kugira ngo babe ubwoko bukwiriye kwitirirwa izina ry'Imana nzima yaremye byose. Iyo dusomye igitabo cya Nehemiya, hari ingingo zigera kuri 5 tumwibukiraho. Izi ngingo zagize akamaro mu gihe cye, ariko na n'ubu ziracadufitiye akamaro cyane. Icya mbere, ishyaka ryo gusana Yerusalemu, nk'uko tubisoma muri Nehemiya igice cya mbere ku murongo wa 4. Ubwo Nehemiya yari amaze kumva inkuru ziturutse i Yerusalemu, izo nkuru yazitegeye amatwi. Ariko bitewe n'ishyaka ryo kumva ko ahantu hitiriwe izina ry'Imana ihoraho hamaze guhindana, dore byamubayeho. Icya mbere, yabuze imbaraga zo guhagarara maze acika intege. Icya kabiri, ntiyicaye gusa, ahubwo yagize agahinda kenshi bituma arira. Icya gatatu, ntiyarize gusa, ahubwo yamaze iminsi myinshi ababaye. Ntiyagize ikiriyo gusa, ntabwo yababaye gusa, ahubwo yarasenze. Ntiyasenze gusa, ahubwo yasabye umwami kumwemerera kuja gusana i Yerusalemu. Ntiyasabye umwami gusa, ahubwo yeretse abantu amatongo ya Yerusalemu ateye isoni, ndetse akaba nari n'igitutsi. Amagambo ntiyaheze mu ntekerezo gusa, ahubwo yashize mu bikorwa, maze abantu b'Imana bafatanya nawe gusana Yerusalemu, nk'uko tubibona muri Nehemiya igice cya 2 ku murongo wa 18. Nubwo Nehemiya yahuye n'abapagani, umurimo w'Imana warakozwe nyuma y'iminsi 52. Umurimo wo gusana inkike wari urangiye. Tekereza kuri ibibazo bikurikira. Mbese twaba dufite abizera bagisengera mu nsengero zitujuje ibyangombwa? Haba hari amasambu y'itorero atagira ibyangombwa? None se haba hari insengero abizera baza gusengeramo bagataha bacitse imigongo bitewe n'intebe bicaraho zitameze neza? Haba se hari abizera bishimira ko igihe cy'igaburo ryera itorero ryabo ryaje gutira ibikoresho ayandi matorero cyangwa gutira mu baturage nk'ingunguru cyangwa se amabesani? Nehemiya muri iyi minsi arakeneye mu matorero yacu ubugorozi bujaniranye n'ubukwe bwera. Turabisoma muri Nehemiya 13 umurongo wa 23 kugeza 27.
Ntabwo Nehemiya yishimiye gusana inkike za Yerusalemu gusa, ahubwo yifuje gusana n'imitima y'Abayuda bari baraguye mu mutego wo kwanduza ubukwe. Ubwo usoma aya masomo y'ubugorozi bwa Nehemiya, tubijyanirane n'ubukwe, tekereza kuri ibibazo bikurikira. Ni abagabo n'abagore bangahe muri iyi minsi bafite abagabo cyangwa bafite abagore babana mu buryo butemewe n'amategeko? Mu maso y'Imana ishobora byose bakaba bitwa abasambanyi. Abamaze kubyara hanze bangana iki? Ni abasore bangahe cyangwa abakobwa bangahe b'abasambanyi? Abashakira abakobwa cyangwa abasore hanze y'itorero barangana iki? Ni abasore bangahe cyangwa abakobwa bangahe bishingira ababyeyi babo, bishingira ababyeyi babo batabizi? Itorero cyangwa na leta batabizi? Ni ababyeyi bangahe bahata abana babo gushingirwa hanze y'itorero bakurikije inyungu z'isi? Kuri iyi ngingo Nehemiya arakenewe mu matorero yacu. Ubugorozi bugendanye no kweza isabato. Nehemiya igice cya 13 umurongo wa 15 kugeza 22, hari ikintu gitangaje ahangaha. Kubona ubwoko bw'Imana yatoranije kugira ngo abisi bamenye Imana mu kubaho kwabo, bagaragare nk'aho batazi Imana. Sabato niyo itwibutsa ko Imana ari umuremyi, natwe tukaba ibiremwa. Sabato ni ikimenyetso hagati y'Imana n'ubwoko bwayo. Tekereza kuri ibi bibazo. Ni abizera bangahe bitwa abadivantisiti wa karindwi ariko bakaba bateza isabato? Ni abizera bangahe bafite za botike ariko bakaba bafungura imiryango ku isabato? Ni bangahe bafite imodoka cyangwa za moto zikora ku isabato? Abizera bangahe bajya mu nama z'ubucuruzi ku isabato? Abafite imirimo hanze baje ku kazi basohotse mu rusengero ku isabato barangana iki? Abafite abana biga amashuri y'ubwenge ku isabato barangana iki? Abadatangira isabato bitewe n'uko baba bakiri mu mirimo yabo barangana iki? Kuri iyi ngingo Nehemiya arakenewe cyane. Ku bijyanye n'isabato, mu gitabo cyitwa ibyigisho bya Bibiliya ku rupapuro rwa 62 mu gitabo cya mbere banditse mu magambo avuga ngo kuwa gatandatu ni umunsi wo gukora imirimo yo kwitegura isabato. Kuwa gatandatu ni umunsi wo gukora imirimo no kwitegura isabato rwose. Murebe yuko imyambaro yose izambarwa itunganye, ibyo kurya byatetswe, inkweto zasizwe umuti, umuntu wese yiyuhagiye. Ibindi bishobora gukorwa: teka ibyo kurya, kwishakira ibinezeza no gukora indi mirimo yose yo mu isi bikwiriye kurangira izuba ritari ryarenga. Impapuro zose zivuga iby'isi zigaherezwa uruhande rumwe aho zidashobora kuboneka ngo zisomwe. Babyeyi, musobanurire abana banyu umugambi wanyu mu buryo bwo kwitondera isabato. Cya kane, ubugorozi ku bijyaniranye no gutura amaturo. Nehemiya yabajwe no kubona umurimo w'Imana udindizwa no kubona Abayuda barabaye abanyabugugu bareka gutura amaturo yo kwagura ingoma y'Imana. Tekereza, ni abizera bangana iki baza mu rusengero imbokoboko nta turo, ariko ntibabura amafaranga yo kunywera inzoga, aya mayinite cyangwa yo gushyigikira imishinga yabo? Ba Nehemiya kuri iyi ngingo barakenewe. Ni abagabo n'abagore bangahe
baza mu rusengero bafite inoti ya 5, akababera menshi kuyatura, baza kuyahaha, bajya kuyahaha akaba make. Ubugorozi ku bijyaniranye n'isabato burakenewe mu matorero, ubugorozi ku bijyaniranye no gutura amaturo birakenewe mu matorero yacu. Ubugorozi bwo gukiranukira Imana muri 1/10. Murongo wa 12 w'igice cya 13 Nehemiya, n'abizera bangana iki bamaze kudohoka batanga 1/10? N'abizera bangahe batanga 1/10 cyane yikize ari kugira ngo amazina yabo aboneke mu bitabo by'itorero? Hari abandi bavuga ko badakwiriye gutanga ibirundo, hari abandi benshi bavuga ko badakwiriye gutanga 10 kuko batajya bagira ideni bya 1/10 y'Imana. Washobora gusobanura iri somo mu Baroma 3:23 ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana? Ngo Pawulo agira ati kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishijwe n'ubuntu bwayo ibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Hari abandi batanga amaturo menshi ku nyubako y'urusengero, kugura imbagose z'amatorero, gufasha abababaye ndetse no gufasha amakorari, ariko bakimana 1/10, nyamara bakibagirwa ko Imana yemera kuyiramya kwabo. Ibyo bakora ntabwo ari bibi, ariko 1/10 cy'Imana ni icyera. Ugitanga wese Imana imwitu, utagitanga wese Imana imwita umujura. Bona nubwo yatanga amafaranga menshi ku mishinga yindi y'amajyambere y'itorero, kwitwa umujura kandi wibwira ko ukorera Imana si ikibazo, ni ikibazo rwose. Pawulo avuga ko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Iyo tugeze muri aya mezi y'uburumbuke mu busongasa ajyanye n'ibirundo se, kandi asoza umwaka, buri wese, buri mwizera wese abahamagarira kwikiranura n'Imana muri 1/10. Dore uko nawe itabivuga, nimuzane nonaha imigabane ya 1/10, mwirengagije kugarura. Birakwiriye ko mwinjira mu mwaka mushya mumaze kuba biringirwa n'Imana, umushikirano mugirana nayo. Abagiye basigarana umugabane wa 1/10 bose bawuzane umwaka utarashira, kugira ngo nuko barokoka umuvumo w'Imana. Abayobozi ba Firidi bakwiriye kubahiriza inshingano zabo, batavuga amagambo yabo bwite, ahubwo bavuga bati uko niko Uwiteka avuga. Bakuru b'intara, bakuru b'amatorero, ngaya amagambo dukwiriye gutwara avuga ngo uko niko Uwiteka avuga. Bakuru b'amatorero, namwe mubahiriza inshingano zanyu, mugende inzu ku yindi, mwe kurengeza umukumbi w'Imana mwaragijwe, kuko gukiranukira Imana muri 1/10 bizana umugisha, naho wirengeje iyo nshingano yera bizamuzanira umuvumo. Ubugorozi bwa Nehemiya burakenewe ubu mu matorero y'Imana. Burya abashaka kuzababera mu bwami bwo mu ijuru bakwiriye kubanza kubabera bakiri hano ku isi. Cyo duhamagarirwa, ababwira Imana bati Mwami Imana, nizuza mwuka wari muri Nehemiya, maze nakira ubugorozi bwose, haba kuri 1/10, bijyanye n'amaturo, bijyanye n'isabato, bijyanye n'ubukwe, ndetse n'ibijyanye n'ishaka ryo kubaka urusengero rw'Imana, maze nakira ubugorozi bwose nshakaho. Umpe imigisha, maze muri iyi minsi nzakuzanire 1/10 ishitse. Wayo ubyemera
ukaba bikunze dusengere hamwe. Imana Data wa twese uri mu ijuru, Imana ikomeye n'umukiza wacu, turagushimye muri uyu mwanya tweretse ishaka n'umwete Nehemiya yakoranye nk'umugorozi wari uhagaze muri icyo gihe. Yagize ishaka ryo kubaka umurimo wawe, maze kumva uko i Yerusalemu hahindanye, yabuze imbaraga zo guhagarara aricara. Ntiyicara gusa, ahubwo yagize agahinda ararira. Ntiyarira gusa, ahubwo yamaze iminsi myinshi ababaye. Ntabwo yababaye gusa, Mana yarasenze. Ntiyasenze gusa, ahubwo yasabye umwami kumwemerera kuja gusana i Yerusalemu. Ntibyarangirira aho gusa, ahubwo yeretse abantu amatongo ya Yerusalemu yasenyutse ateye isoni, ndetse akaba ari igitutsi. Ntabwo byagarukiye aho gusa, amagambo ye ntiyaheze mu ntekerezo, ahubwo yashize mu bikorwa, maze abantu b'Imana bafatanya nayo gusana Yerusalemu. Nubwo yahuye n'abapinzani, agahura n'abamupinga, yahagaze ashikamye, azana ubugorozi ku bijyanye n'ubukwe bwera, azana ubugorozi ku bijyanye no kweza isabato, kimwe mu 10 n'amaturo. Ntabwo dushoboze guhagarara muri ubwo bugorozi. Dore guhagarara aho yarahagaze mu matorero yacu, mu ntara zacu, muri za Field na Union na Division na General Conference. Widushoboze Data, uyu murimo twaragijwe tuzawukore tunezerewe. Hirya yabyo hari ibihembo, hamwe n'abakurikiye iki kiganiro tuzahurire mu bwami bwawe, aho tuzakorwa mu biganza ngo nuko mugaragu mwiza, bakiranutse muri bike, injira. Tweguriye byose Data, dushoboze kwakira ubugororotsi buturutse mu ijambo ryawe, mu izina ryera rya Yesu umukiza wacu, amen. Nshuti muvandimwe udukurikiye muri uyu mwanya, ndagushuhuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese bibane nawe. Nejejwe no kubana nawe muri uyu mwanya mu cyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ubugorozi bwa Nehemiya burakenewe ubu. Ubugorozi bwa Nehemiya burakenewe ubu. Uri kumwe na mwene so Sinamenye Daniel, umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya Gatebe muri Field y'Iburasirazuba bw'Amajyaruguru y'u Rwanda. Dusenge. Imana Data wa twese udukunda ukiranuka uri mu bwami bwawe, izina ryawe rihimbazwe. Muri uyu mwanya ugiye kuvuga, udushoboze gutega amatwi, iri jambo ritugirira umumaro, mu izina rya Yesu, amen. Ubugorozi bwa Nehemiya burakenewe ubu. Nehemiya igice cya mbere ku murongo wa 4. Niba harabayeho abantu bagize ishaka ry'umurimo w'Imana, Nehemiya ashobora kuboneka mu ba mbere. Uyu Nehemiya uburyo atangaje nuko yari afite umurimo mwiza ibwami Babuloni. Nehemiya ntiyanejejwe no kwibera ibwami gusa, ahubwo yumvaga muri we hari umurimo w'ingenzi akwiriye gukora. Gusana inkike za Yerusalemu no kwemeza Abayuda kwakira ubuyobozi kugira ngo babe